Yesu ashimwe bene data. Umva ijwi ry'Uwiteka. Haleluya. Kandi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima. Yesu aragukunda mwene data. Wowe ukurikiye iyi channel y'Umukiza Gospel, Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none Yesu aragushaka ngo uhindukire uze umusange akugirira ibambe. Izina rya Yesu niryubahwe. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 20. Aranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ahagaze ku rugi. Aya ni amagambo Yohana yandikiye, ni Yohana umwe mu ntumwa za Yesu, yandikiye itorero ry'i Laodikiya. Haleluya. Icyo gihe yarari mu kirwa cy'i Patmos, nuko Mwuka Wera aramusanga, hanyuma yandikira itorero ry'i Laodikiya. Aravuga ngo, nzi imirimo yawe. Niko Yesu yababwiraga ati, nzi imirimo yawe watorerowe ry'i Laodikiya, nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje kandi ntago ubize. Ubwo rero urakaza uyazi, ukaba udakonje kandi utabize, ngiye kukuruka. Ariko hari n'ibindi ritorero ry'i Laodikiya uko ryari rimeze, ngo yiyumvishaga yuko ari abatunzi bafite, ariko mu by'ukuri ari abatindi. Nuko Yesu abagira inama ati, ndakugira inama, nuko inama ngugira nuko waza, haleluya, ukanguraho. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Donc amagabo ngo kuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nyenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo kandi ungureho imyambaro yera. Imana ishimwe. Rero ene data, aya magambo aratwereka abantu akenshi biyita abakristo. Koko pe uri umukristo, warabatijwe, ujya mu mazi, ndetse imihango ya gikristo urayikora, ariko mu by'ukuri ukibwira ngo ibyo birahagije, ariko ntago bihagije. Mu by'ukuri hari urundi rugero utarageraho. Dore urakonje kandi nta nubwo ushyushye, urakaza uyazi. Nicyo gituma ijambo rivuga ngo ngiye kukuruka. Ariko hariho andi mahirwe Yesu adusigarije. Haleluya. Aravuga ngo kuri uriya murongo wa 20, aravuga ngo, dore mpagaze ku rugi. Haleluya. Ndimo ndakomanga, kugira ngo niwumva ijwi ryanjye ninjiri iwawe dusangire. Imana ishimwe. Ibi birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga ko nubwo bimeze gutyo, Yesu ari iruhande rwawe. Nubwo bimeze gutyo, Yesu aracyagufitiye imbabazi. Nubwo bimeze gutyo, Yesu ukaba utamwitayeho, ariko Yesu wakwitayeho. Imana ishimwe. Birashoboka yuko waba udafite umuntu ukwitayeho, birashoboka yuko waba warihebye, birashoboka yuko waba ufite ibyo uhugiyemo, ariko Yesu akwitayeho. Ibuka umwami wawe. Haleluya. Ujya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ujya wibuka umuremyi wawe ugihumeka, kuko umuremyi wawe akwitayeho. Nuko rero avuga aya magambo ngo, dore mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga. Haleluya. Yesu ari iruhande rwawe. Yesu aragukeneye. Yesu arifuza kubana nawe. Haleluya.
Yesu haleluya ni umwami mwiza. Yesu aragukunda haleluya. Niwe wadukunze mbere, aratwitangira, ava mu ijuru, asiga icyubahiro cye, aza hano mu isi haleluya, aje gushaka umuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo haleluya, ndetse no mu mibereho ye yishimiraga kubana n'umuntu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni nacyo gituma yamanutse akaza hano mu isi, kuko umuntu niwe wamuremye. Ntabwo yari kureka rero ngo abone yangizwa n'umwanzi Satani areba. Nuko aza hano mu isi, areka ubumana bwe, hanyuma araza aba umuntu hamwe natwe, maze aratwitangira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro haleluya. Yesu ni umwami wacu, Yesu ni umukiza wacu, Yesu ni Imana yacu, ni agakiza kacu haleluya. Ijambo ry'Imana rirabihamya ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, data wa twese haleluya. Imana ikomeye, Uwiteka we Yesu nashimwe kuko ari Imana ikomeye haleluya. Yesu nashimwe kuko yemeye kutwitangira. Uwiteka nahabwa icyubahiro kubw'imbabazi yatugiriye, na n'uyu munsi akitugirira, nahabwa icyubahiro. Nuko rero uyu munsi wa none niwumva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima, kuko Imana iri iruhande rwawe, irimo irakomanga haleluya, irakomanga. Sinzi niba utari kumva ijwi ry'Imana muri aka kanya rikubwira ngo kingura, Yesu yinjire mu mutima wawe, hanyuma asangire nawe, agendane nawe, akubera ingabo igukingira haleluya. Muri iyi si hari byinshi biturwanya. Isi iraturwanya, Satani akaturwanya, umubiri ukaturwanya. Ibyo byose bishaka ko turimbuka tukava mu buntu bw'Imana. Ariko haleluya, Yesu we ahagaze iruhande rwacu, ategereje yuko tumukingurira ngo yinjire mu mitima yacu, dusangire haleluya. Yinjire mu mitima yacu, aturinde. Yinjire mu mitima yacu, adukize isi haleluya. Imana ishimwe haleluya. Iyi mibiri iraturwanya, ndetse iyi mibiri irarwara, ndetse iyi mibiri irababara, igambiriye kugira ngo nitubabazwa twiganyire, tuvuge ngo Uwiteka ari hehe, Uwiteka ntacyo atumariye. Ariko haleluya, hariho uwanesheje umubiri, ari we Kristo Yesu. Emwemerere, hanyuma yinjira mu buzima bwawe, urebe ngo nawe uyu mubiri urawunesha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro haleluya. Hariho uwanesheje isi haleluya, uwo ni Yesu. Ubwo Satani yamushukaga ngo nundamya, ngo ibintu byose biriya by'ubutunzi ngo biraba ibyawe, ngo ndabiguha. Ariko Yesu aramubwira ati, amutsindisha ibyanditswe byera, ngo haranditswe ngo uzaramye Imana yawe haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka ni ukwiye kuramywa, Uwiteka ni ukwiriye icyubahiro, Uwiteka ni ukwiriye gushimwa haleluya. Hariho byinshi biriko birakubwira ngo nubiramye muri iyi si. Hari abari kuramya amafaranga, hari abari kuramya ibigirwamana, hari abarimo bararamya ubutunzi bafite. Ariko haleluya, umwami Yesu ahagaze iruhande rwawe, akubwira ngo garuka haleluya. Imana ishimwe, garuka kwa Yesu. Yesu arakubabarira, naho ibyaha byawe byatukura tukutuku haleluya. Umwami Yesu Kristo arabihindura umweru nk'ubwoya bw'intama, arabihindura umweru nka sheregi, arabikuraho rwose, arabyeza biveho haleluya. Yesu Kristo aragukunda. Muri uyu mwanya rero mwene data haleluya, kora subscribe haleluya haleluya, kora subscribe. Imana iguha umugisha. Urareba numara gufungura video, urareba ahantu handitse subscribe, ukandeho haleluya. Ibyo ngibyo biratuma ubutumwa bwiza burushaho kukugeraho
Imana iguha umugisha. Nuko rero ukomeze ube hafi yacu y'igicano, maze ujye ukurikira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Imana rero niguha umugisha kandi Imana ikurengere. Nshuti rero wumvise ijambo ry'Imana, Yesu arakubwira ngo mpagaze ku rugi, mpagaze iruhande rwawe, nkubwira ngo kingura umutima wawe ninjiremo mugirire neza. Niba wumva urambiwe ko umutima wawe ubamo ibibi, niba urambiwe yuko umutima wawe ubamo Satani, erega burya iyo uri gukora ibibi, burya ni Satani uba wuzuye mu mutima wawe. Erega burya iyo urimo urakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, burya ni Satani uba warigaruriye umutima wawe. Uyu mwanya rero niba ufashe icyemezo cyo kugira ngo umutima wawe ukuremo Satani winjizemo Yesu, haleluya, Imana iguha umugisha. Zamura ikiganza cyawe hanyuma dufatanye gusenga. Mwami Yesu uri mwiza, turagushimiye uyu mwanya, tugushimiye ijambo ryawe ritubwiye ngo dore mpagaze ku rugi. Erega Mwami aho uhagaze ni iruhande rw'imitima yacu, ushaka kugira ngo utugirire ibambe. None iyo umuntu uzamuye ikiganza, Mwami Imana, ndakwinginze, oh haleluya, nukuri umukure mu gitabo cy'abarimbuka, umukure mu gitabo cy'abantu barimbuka, ahubwo umwandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo, ndetse kandi uzamuha ubugingo buhoraho. Uhereye none ahangaha, Mwami wanjye, umuhe guhindukira, yange ikibi ahubwo akunde icyiza, yange Satani ahubwo akunde Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, murengere kandi umushoboze, mu izina rya Yesu wera, amen.